Ibihe byiza banyarwanda, banyarwandakazi, turabasuhuje cyane. Umunyuza TV twagarutse kuganira namwe, tunabagezaho intashyo zacu. Mutwemerere tubasuhuze bose, tubasuhuze banyarwanda, inshuti zacu mukomere. Wowe bafashe umwanya wawe wo gukurikira Umunyuza TV, ibi bihe byiza cyane turiko tubigirane, aho uherereye hose. Eh, Mu Rwanda by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda turasuhuza abanyarwanda bafata umwanya wo gushyiramo amayinite yabo ngo nabo bakurikire ibiganiro bimwe na bimwe tuba tubagezaho cyane biba bijyanye n'ihumure, ku by'ingoyi ya FPR Inkotanyi, n'agatsiko kabo cyane Kagame nyirabayazana w'ibibazo byose biri mu Rwanda. Nubwo yabyihunza akajana ariko eh, byanga byakunda amaze kubona ko amazi yarenze inkombe ku banyarwanda. Turaganira rero ku bintu biza kuba bikurikira. Turi busimbukire muri Malawi. Abo muri Malawi turabasuhuje cyane. Rirongwe, Muzuzu, Zareka na Nkambi, mumeze mute? Mukomere cyane. Kandi naho tuhafite amakuru dushaka kubabwira, kandi amakuru by'umwihariko dukomeza kuvuga ko ari meza ku mpande z'impunzi, kuko kiriya gihugu kirimo akajagari cy'abantu b'abimukira bakomeje kuba benshi cyane. Akaba ari nayo mpamvu imyanzuro iba miremire ya guverinoma. Rero tutizimbye mu magambo, Umuhuza TV, nyamuneka nyamuneka wowe dukurikira, wowe tubana umunsi ku munsi, dusharinga ibiganiro byacu. Ikindi mujye muri komenti uko muba mubona n'amakuru muba mwumva dushobora kuba twaje tuganiraho. Ubushobozi ku Umuhuza TV bwo kuba twagera hose hashoboka tukamenya amakuru turabufite, ariko twabishobozwamo namwe bakunzi bacu, mwebwe mufate umwanya kugira ngo mukurikirane Umuhuza TV. Rero wakora subscribe, urabona tumaze igihe kirekire turi kuri abantu 500. Nyamuneka reka tuzamuke tugere byibuza igihumbi n'ahandi hejuru n'ahandi hejuru. Subscribe yawe, ugakora na share ku muntu w'inshuti yawe, w'intu ukeneye impinduka, umuntu ukeneye gufasha, umuntu wumva ko rwose akeneye gusapotinga Umuhuza TV. Nta yindi ni ugukora iyo subscribe aho hasi aho ngaho, ubundi tukaguma tubana natwe dutera imbere, ikinyamakuru gikomeza kugera ahashoboka. Tuve ku mubare 500 tugere hejuru byibuza minimum ku gihumbi kuzamuka. Tugarutse rero ku makuru mwabonye mu minsi ishize, aho leta y'u Rwanda yagumye itangaza ko ibiciro by'ibiribwa mu Rwanda byagabanutse ikabishyira hasi. Ariko ni ibibazo bikomeye, ni akamaramaza mugani w'abarundi. Mwibaze namwe bakagabanya ibiciro by'ibirayi, ufite RwandAir yirirwa ibipakira ibijyana mu Bufaransa, muri Amerika, mu Bwongereza no mu Bubiligi. Mwabanje mugafunga izo ko ikibazo cyo kuba mwakwihaza ari ikibazo, mwabanje mukabanza mugahaza igihugu. Bagabanyije ibiciro, ariko nyamara abaranguzi cyangwa se abacuruzi bajya kubirangura ku biciro birebire. Bagabanyije ibiciro by'umuceri. Wumva ko umuceri ubu transport ni ikintu kigoye mu Rwanda. Ubwikorezi muzi, nk'umuceri uva Pakisitani ukunzwe cyane n'abanyarwanda batari bake. Uwo muceri ngo bawushyize ku mafaranga 650. Amafaranga 650 n'uwo bita ngo kigori bawushyira kuri 600. Amafaranga 600, ariko wajya kuwurangura ni nako bari kuwurangura. Abaranguzi rwose twaganiriye na bamwe mu bo bari mu gihugu cy'u Rwanda, baduhaye amakuru, ibiciro mu kurangura ntabwo byigeze bigabanuka mu buryo bw'ubwikorezi.
bagabanyije mu buryo bwa esanse bazamura ubundi buryo bita ngo ni za konterivasiyo bahereza abashoferi. Abashoferi nabo n'ibinyabiziga birasora mu bundi buryo budasanzwe. Bagiye kubakamo za bariyeri mu mihanda zo kujya basoresha buri kinyabiziga cyose bitewe na toni gipima n'ibiro gifite, bashyireho ibiciro bazajya uko giciye kuri iyo bariyeri kugira ngo cyinjire gikomeza mu muhanda w'aho w'icyerekezo, nk'urugero kiva ku Kinamba kijya Kacyiru, bagomba kuzajya bishyura. Ubwo urumva ayo mafaranga yose ni amafaranga azajya abarwa ku mucuruzi uba uvuye kurangura ibintu bye, nk'aho bimuriye inganda za Kinyinya ndibaza ariho bimuriye ibintu by'ubucuruzi baranguzaga, bakoreraga ku Kinamba, niho bimukiye. Bakoreraga za Kiruhura hehe iyo, niho bimukiye. Kuzajya winjira mu mujyi wa Kigali nuko iyo modoka yawe izajya isora. Gusora ni ukuvuga ngo icyo gicuruzwa n'ubundi kizaba kirimo kizamutse ku mafaranga. Ibirayi kuva za Kinigi umanuka uza i Kigali, ikirayi ni ikibazo. Izo modoka zipfa kumanuka iriya misozi yabo, iriya mihanda imeze nabi, ishobora kuba agisida itagisibamo nta gisida amanywa nijoro. Ibicuruzwa cyangwa ibiranguzo ibyo ibirayi ntibyigeze bikora iki, ntibyigeze bigabanuka mu buryo bwo kurangura. Mm. Rero leta y'u Rwanda ikomeje kugenda yitaba mu nama, ikomeje mbese kugenda ihabwa akato, ikomeje no kugenda igaragara nk'iyaciye amazi. Abanyarwanda bamaze kwica amazi, abacuruzi rwose bamaze kugaragaza ko bataza kumvikana n'iriya minisiteri ishinzwe ireberera inyungu abacuruzi n'abaguzi, ariko twebwe tukabona ko ahubwo iri ku nyungu za FPR n'abacuruzi bamwe na bamwe bakomeye, abari rubanda rugufi nabo bagafatirwa hamwe n'abaguzi mu guhomba. Rero tugashimira cyane abacuruzi bagize ute, bafashe umwanzuro wo kwamagana ibyo bicuruzwa batigeze banagabanya, kwamagana iryo tegeko nako, ndetse bakaba batigeze banagabanya ubwo buryo bushyashya bwo kugira ngo bashyireho ibiciro bishya. Babyamaganye, twebwe turabashimira kubera ko ubwo byibuza biraza gutuma mu gatsiko bagomba kureba uko biza kugenda bagabanye uko byamera kose, bagabanye uburyo baranguza. None se nimba za koperative ziranguza ibirayi ari izo mu gatsiko, abazana imiceri iva za Pakisitani, iyo ngiyo mujya mwumva uwo muceri uryoha cyane kuva kera nta munyarwanda utawuzi, abazana n'ibindi bituruka hanze nk'isukari, bikorwa n'agatsiko. N'abamwe mu gatsiko nibo bafite ubwo bucuruzi mu maboko. Ni ukuvuga ngo nimba haramutse kuba ibyo bintu bije bikaza mukajya kubiranguza ku baturage, ndavuga bari bafite amashopu mu makaritsiye, bafite amaduka mu makaritsiye, mukabaranguza mukurikije ko ibiciro byanyu n'inyungu zanyu mukeneye, mukaba mutaragabanyije, we ku isoko azagurisha gute? Ari butange umusoro w'ipatate, ari butange iby'irondo, umutekano, ari butange ay'isuku, ari butange amafaranga ajya mu isanduku rya FPR. Ayo mafaranga yose yishyurwa buri kwezi. Kamemu ndibaza ko abanyarwanda ni igihe kigeze ngo bose ducangamuke turebe FPR ibyayo byose ni ibyo gukomeza kwiba no gukomeza gukinagaza abanyarwanda. Mwagumiye murimo murareba muri background ifoto irimo aba ni uburyo bwa FPR, twavuga Kagame arambye ku butegetsi, akomeza no kwica uburenganzira bwa demokarasi, uburenganzira bwo kwishyura ukizana mu banyepolitike, ko rwose tuvuga tuti igihe ni iki, igihe ni iki banyarwanda, abanyarwandakazi. Umuntu reka turebe abaye ku butegetsi, turebe nk'urugero rwa hafi tugomba kureba aha,
hari uyu mugabo amaze ku butegetsi imyaka igera kuri 30. Imyaka yiwe igera kuri 30 ari ku butegetsi bw'u Rwanda, iyo myaka yose ntabwo yaba yarigeze agira n'icyo afasha abanyarwanda usibye kubahemukira gusa, no kubashyira ku kandoyi. Ndavuga mu buryo bwa demokarasi no kureka free speech, kwareka abakina politike bakishyira bakizana nk'uko nabo bameze, bakahangana ku rubuga rwa politiki akarufungura. Uyu mugabo nk'uko murarebaho ba Mushayidi, murarebamo Victoire Ingabire, murabonamo eh, Ntaganda, ni benshi. Murabonamo n'umukobwa wa uyu umukobwa wa Rwigara, Adeline Rwigara, Adeline, ya aba bose ni abantu baje bashaka kugaragaza impinduka mu Rwanda mu bijyanye na politiki, kuba bakina politiki bakaba batanga ibitekerezo byabo mu kubaka igihugu. Ariko ni bwakeye kabiri, nyamuneka batageze baba batabafunze. Bamwe bafunzwe imyaka 15. Kwa Rwigara bo murabizi ko umukobwa we yamazemo igihe kitari gitoya agafungurwa kubw'igitutu cy'Ababiligi n'Abanyamerika. Ibyo byose rero ubu tumaze kugera ku myaka 29, nta bwisanzure bwa politiki mu Rwanda buhari. Ubu rero icyo nashaka kuvuga nti abanyarwanda, ibi ni ibigaragaza ubutegetsi bufite igihe cyo gukomeza gutsikamira umuturage. Nimba badafunguye urubuga rwa politiki ngo habonekemo challenge zigiye zitandukanye mu bitekerezo, bivuze ko n'abakina iyo politiki mu gihugu cy'u Rwanda nta mahoro bashobora kugira, kandi badafite amahoro n'abaturage nta mahoro bagira. Ubuvugizi nk'ibijyanye n'ibicuruzwa akenshi bikorwa na opozisiyo. Opozisiyo burya niyo icarenjinga guverinoma byibuza igakora neza, ariko siko mu Rwanda biba byifashe. Abanyepolitiki nibo baherwaho bagirirwa nabi kugira ngo igihugu gikomeze gitsikamize Abanyarwanda. Nari ndimo mvuga ukuntu uyu mugabo Kagame atinze ku butegetsi. Mu 2000 kugera mu 2020 Ubufaransa bumaze guhindura abaperezida bagera kuri 4. Abo bose bakoranye n'agatsiko ka FPR, bamusiga ku butegetsi. Uyu wa 4 ariwe Macron, ubu niwe uri ku butegetsi. Ngira ngo umwaka utaha arashobora kuba yava ubu buyobozi, hakaza n'undi uyu mugabo akiri ku butegetsi. Mu Bubiligi hamaze gusimburwa, twavuga ko ari abategetsi bagera kuri 6 bose bayoboye Ububiligi, Perezida Kagame ari ku butegetsi. Abategetsi 6 bose bayoboye Ububiligi, Kagame ari ku butegetsi. Mu Burundi hamaze gusimburwa abaperezida bagera kuri 4. Uyu uriho ni uwa 4, Perezida Kagame ari ku butegetsi. Muri Amerika ho ni abaperezida nabo 4. Uyu uriho ndumva ari uwa 5, Perezida Kagame ari ku butegetsi. Amerika imaze kuyoborwa n'abaperezida 5, uyu nguyu uriho ni uwa 5. Ni uwa 5 rwose ari ku butegetsi akorana n'uyu munyagitugu Paul Kagame. Tanzania imaze gusimbuza, imaze gukoramo challenge kubahiriza amategeko. Ibi byose ni ukuvuga ngo ni itegeko nshinga riba ritavogerwa muri ibi bihugu.
abaperezida bamaze kuba batatu bavuye ku butegetsi, uyu uriho ni uwa kane. Perezida Kagame ari ku butegetsi. Ubwisanzure bwa politiki mu Rwanda burafunzwe. Ikikwereka ko bufunzwe ni kubona ko abamushayidi, murabona aho barimo baborera muri gereza. Dr. Theoneste ni Dr. Theoneste muramwibuka, ko nawe muri 2003 ko yashatse kwiyamamariza umwanya wa perezida. Icyo bamukoreye ni ukuhita bamushyira muri gereza, bamukatira imyaka 15. Mwabonye ukuntu yavuye muri gereza ameze. Barafinda we, muzi icyo bamukoreye, aho batumye kumuba ko arwaye mu mutwe, bakajya kumufunga, nyuma bakamujyana Indera kumutera inshinge. Pasiteri Bizimungu we kugira ngo yariye uburoko, kuko yayoboye u Rwanda 9 akanagera muri 2000, nyuma aza kurya uburoko, akatirwa imyaka 15. Aho yafunguriwe rero ku mbabazi za perezida wa repubulika, ndibaza yaburagamo imyaka mike ngo abura arangize imyaka ye yari afunze. Abaho yicaye ntawe ubizi, mwumvishe ko adashobora no kwicara nawe we baganira uko byamera kose. Icyo gihe rero Banyarwanda, Abanyarwandakazi, tuba turimo tugaruka tureba challenge, ese ubu ngubu twakora iki, twabigenza gute? Abanyarwanda, mubona ubuyobozi kugumya tuyoborwa nk'amahene, nk'amapusi, nk'amaka n'ibiki, ari bizahereza hehe? Ibi byose rero bigenda biba umutekano muke, ibicuruzwa, inzara, ibintu byinshi cyane bigenda biba ku muturage w'u Rwanda. Ni ukubera hazamo n'uburangare, twakwita n'ubujiji, ibintu byo kubaho twubaha ubutegetsi bw'abanyagitugu, tukagira ubwoba, kandi nyamara abantu bafite imbaraga mu guhangana n'ubu butegetsi tutashobora kubashyigikira. Nabaha urugero ukuntu aka gatsiko gafite imigambi mibisha. Murebe nk'uyu munsi, n'uyu munsi kugira ngo n'ejo byabaye ubwo habayeho ni ya mikino ngarukamwaka ijya igaragara ngo mu bihugu bifite abagore benshi muri sena, ibihugu bifite abagore benshi muri sena, mbese mu buryo bwo kubahiriza agenda, hakabamo igitsina gore cyinshi mu masena, mu nteko ishinga amategeko. Leta y'u Rwanda niyo mba mvuga, kuko u Rwanda rwose najya kururenganya, kuko se u Rwanda ntabwo ruyobowe n'agatsiko. Leta y'u Rwanda niyo navuga ko yaje ku mwanya wa 61 mu bipimo. Baje ku mwanya wa mbere, ariko bagira amanota 61 ku ijana. Ni ukuvuga ngo ibihugu by'ibihangange nk'Ubufaransa byaje ku mwanya wo hasi cyane, hafi ku mwanya nk'uwa 10 ku manota ajya ku 40. Ni ukuvuga ngo ibi ni bya bifufuma ibifufuma ngo bya Perezida Kagame byaje kuri uyu mwanya. Rero ni akumiro, Banyarwanda, Banyarwandakazi, ni akumiro, kuko aba bantu uyu mwanya bazaho kamemu ntabwo bakora. Nimba Abanyarwanda bamaze igihe bataka ikibazo cy'ubukene, ikibazo cy'ubushomeri, ikibazo cy'ibiciro byinshi, bakaba badashobora gukora, bakaba badashobora kuvugira abaturage, hakaba harimo ikibazo cy'akarengane, kwamburwa amasambu. Murimo murabona ikibazo nk'ubu ngubu kirimo gitredinga cyane cy'uyu mugabo bavuga ko Dubai, bavuga ko yubaka ngo ahantu ngo hadakomeye, ngo yubaka amazu adakomeye, akaba arimo agwa. Uyu muntu nyamara arimo aramburwa, nubwo bamwe bavuga ko yari umucungaji wa FPR na Kagame, ariko njye nababwira ko nta kumurenganya kwishi kuriho, kuko hari kubona amafaranga bisaba gucinya inkoro. Ariko finally bagiye kumurenganya, ariko ntabwo inteko ishobora kwicara ngo iga kuri iki kintu. Ntabwo ishobora kwicara ngo iga kuri iki kintu. Mwagiye mubona ku bibazo bya Kangondo,
Kangondo inteko ishinga amategeko ubwayo bo barateranye batera ubwoba bari bari bashyizeho komisiyo ijya gusura bari abaturage, nibo bantu ba mbere bafashe iya mbere yo gutera ubwoba abaturage mu kubimura mu byabo. Iyo nteko ishinga amategeko se y'aba bagore, nduzi ko na perezida wabo cyangwa se nimba ari n'umugabo wabo ntawampinya, abita ngo ni ibintu ngo bifufumanze, nyamuneka nimba ari ugufufumanga. eh, ariko nabonye bamwe mu banyarwanda baratangiye no kuvuga ko batari muri ibyo byiciro by'ibifufumanga bya perezida Kagame. Ngaho rero nguko ngo baje ku mwanya wa wa mbere n'amanota 61 ku ijana ngo yo kuba bafite ubwisanzure n'ubwinshi bw'igitsina gore mu nteko ishinga amategeko. Kandi mwibuke ko ikiri gukorwa muri iyi nteko ishinga amategeko ejo bundi mu mezi ashize, nimba atari amezi abiri ashize, raporo y'umuvunyi yagaragaje uburyo eh, mu nteko ishinga amategeko havugwamo ruswa y'igitsina. Ruswa y'igitsina aho abagore benshi baguma muri iriya myanya bagahereza bagakoreshwa iyo mibonano mu buryo bwo gutanga ruswa kugira ngo bagume mu kazi. Murimo murumva rero iyo niyo nteko ishinga amategeko dufite. Muribuka mu minsi ishize inteko ishinga amategeko niyo yagaragayemo abasinzi benshi, kubera ko nta kazi bafite, nta kazi hariya bahafite, nta kintu bakora, ni ukugenda kwifotoza no kwicaramo. Si ko n'ayo mafoto atajya agaragarira abanyarwanda, ntabwo tuzi igihe bateranira. Ubundi umushahara uraza bakigira kwidamararira, kwinywera, nta kindi. Noneho n'izo nzira zo kwisambanira n'abayobozi babo. Rero ngira ngo umuvunyi niwo raporo n'iy'umuvunyi yasohotse, ndibaza nimba atari mu kwa 12 no mu kwezi kwa mbere gushize. Ya rero ngayo nguko iyo nteko ishinga amategeko y'ibifufumanga, nimba ari ibifufumanga mama muraza kutubwira muri komenti aho ko umuyobozi wabo yabise. Iyo nteko ishinga amategeko niyo ije ku mwanya wa mbere, ngo yuzuyemo abagore. Aba bagore tutabonamo challenge ngo tubonemo umugore ufite umwihariko akaba yakora nka Victoire Ingabire. Abo bagore tudashobora kubona bakaba bakora nka Adeline Rwigara, Diane Rwigara. Abo bagore tudashobora kuba twabona ngo bagaragaze akarengane k'abandi bagore. Muribuka mu burasirazuba ubwo abasirikare birariraga mu ngo nijoro bagafata ku ngufu, bagakubita abagabo, bagafata abagore babo ku ngufu. Urwo rubanza cyangwa se ibyo bintu byazimiye nk'uko bwa bushakashatsi bw'ubucukuzi bwa Nyiramugengeri bwagenze, byahise bizimirira gutyo. Byazimiriye gutyo, umwana w'umunyarwanda akarengane gakomeza gutyo. Ubwo rero iyo nteko ishinga amategeko nayo tuyamaganyirije kure. Banyarwanda, banyarwandakazi, twamagane ibi bikorwa bya FPR. Turabizi ko zino raporo zijya gusohoka bamaze gutangamo ruswa, ibintu bigiye bitandukanye, turabizi cyane. Ariko by'umwihariko turakomeza dushimire cyane abacuruzi bo mu Rwanda bakomeje kwamagana ubu buryo bwo kumanura ibicuruzwa byo kugira ngo bagumye bahombye, bamare guhombwa, none FPR ikomeze izamura izina ryayo, n'ibibazo mu baturage bikomeza kwiyongera. Twashima twumvishe yuko byibuze nk'Inyange yageze gutya ikamugabanya na Nyabisindu itayiki, nimba ari Nyabisindu ari amata yabo afite Inyange, ayaguraga 1000 akagura 300, 500. Twashima mufashe igihe cyo gufata mukaba mwakwemerera abaturage guhinga igihingwa bakeneye mu mirima yabo, kubera ko icyo gihe niho inzara mu Rwanda cyangwa se ibihingwa ngandurabukungu mu muryango bishobora kwera nk'imyumbati, ibigori, ibijumba. Hari ukuntu umuntu yagira gutya akagira imiringoti nk'icumi yo gushyiramo ibijumba,
agashyiramo n'imboga ku ruhande, agahinga n'amasaka, agahinga n'ibigori. Ibyo bintu byose mu mezi atatu byabaga byeze mu muryango, umwana arya ikijumba, ashobora guhekenya kurya ikijumba mu gitondo, saa sita na nimugoroba, agakomera kandi akabaho neza, agakura. Rero twashima ari uko bigiye bigenda mu kwemerera abaturage bafite imirima yabo kuba bayibyaza umusaruro. Naho kwinjira ku bacuruzi, abacuruzi se aragabanya ibicuruzwa, ibiciro by'ibicuruzwa, wowe nyir'ubwite ufite izo nganda, ufite izo entreprise zizana ibyo bicuruzwa biva hanze utabigabanyije. Eh? Mubanze mubuze umuhungu wanyu uyu arani mumubuze kujyana gukora ubucuruzi bwo kujyana ibirayi muri Amerika, cyangwa muba mugira ngo tuzimure byose tubishyire hanze. Mureke ubu bucuruzi bwo gufata ikawa. Umwana w'u Rwanda unywa agakawa ni bangahe? Murirwa muvuga ko abanyarwanda bafite ikibazo cyo gususumira, ndibaza ko ni uriya mudogiteri Kanimba wabirwaye, ariko mu kiganiro yagiranye n'uriya munyamakuru Sabe, bavuze ko iriya ndwara iri mu banyarwanda benshi, kandi kuko ni benshi cyane barwaye iriya ndwara yo gususumira. Indwara yo gususumira turayizi cyane, iterwa akenshi no kuburamo ari uturemangingo tuboneka muri kafeyine, dutuma umubiri uhorana imbaraga, ariko iyo kafeyine cyangwa se iyo kafe ituruka muri kafe nyine mu ikawa. Ikawa se mu Rwanda ariyo ya mbere ihera. Umunyarwanda unywa icyo cyayi cy'ikawa ni bangahe? Ako murayipakira mukabiryohereza mu banyamahanga. Ya, Abanyarwandakazi nakumira, mureke tujye dufata ibihe byo kwamagana aka gatsiko, ku buryo abanyarwanda barabanza bugufi bagomba kubonerwa ubuvugiro. Ubuvugiro rero nta handi bugomba guturuka, ni ugushyigikira Ibinyuza TV, ukanda subscribe kandi ukumva ibiganiro, ukaduha ibitekerezo ku byo tuba tugomba kuvugaho cyangwa tuba tugomba kuganiraho, ndetse nawe ukaba uhabwa ijambo. Twagarutse ku baturanyi b'u Rwanda, tureba Perezida Ndayishimiye. Perezida nyakubahwa Ndayishimiye, urabizi neza ko abanyarwanda tugukunda, urabizi neza ko twakubonye tukakubonamo ubushobozi bw'imiyoborere myiza. Rero turagusabye ubushuti cyangwa se imyumvikanire ushobora kuba wagirana na FPR ku ijana ku ijana, na Kagame ntabwo wayigirana ngo izazure inkuru nziza, ntabwo wayigirana ngo hazibagirwe mu mitima y'abanyarwanda n'abarundi ibyo bya kudeta yari igiye kuba mu Burundi ikoreshejwe na FPR Inkotanyi. Umwiryane uri mu ishyaka ryanyu, nibaza ko nka perezida nk'umubyeyi w'igihugu ubu ngubu ukwiye kwicara ukareba ko byakemuka kubera ko uyu mugenzi wawe mubanye igihe kitari gito vurema, mwarabanye mubana mu mashyamba, atera imbere nawe utera imbere mu bijyanye no gucuruza, kuko ndibaza amakampani no kuba uyu mugabo yari umuntu ukomeye mu bucuruzi n'inganda, cyane cyane no mu bintu bya taransiporo, ntabwo byaba bije ku ngoma yawe, ahubwo mwarebye ukuntu mwakagombye kubinoza, mukaba mwaganira ibi bibazo, nimuze kwiteza abantu, kuko umwanzi niho abinjiranira. Kuba yarihishe ni uko yumva ko agomba kugirirwa nabi. Kuba rero ari mu maboko yawe, nyamuneka turakwinginze, nta muntu udakosa, murebe ukuntu mubinonosora bikagenda neza, ubundi agaruka akorera igihugu. Ndibaza ko ari umwenegihugu. Reka twibukiranye rimwe ijambo rimwe rikomeye umuhisi Nkurunziza yigeze kubabwira, kandi ngira ngo ni umubyeyi, bigomba kuba biba nk'urwibutso, bikaba nk'ibintu rwose abarundi mukwiye gukomereza kubaka kuri iri jambo ryiwe n'ubumwe yabashakaga bwanyu. Ndibaza bacamo ibice amajambo avugwa mu mazirisi mudamurumva, nta kindi basotera gucanishamwo, kujanisha abantu,
wanashaka wewe ugaca ku mana ukanayibeshyera ibintu bigiye kuyanga nabonaga imana duhaye amahoro n'umutekano abandi amacakubiri y'intara y'amoko y'amadini n'ibiki n'ibiki mubagumye abanga munsi twarahira ibyo bintu twarabisezeye twaribonye kuva kera ubu tugeze mu gihe dutwenyera ku mugozi umwe tubagira urunani ukaba umwe abagumye abanga ubwo urugendo ari rurerure dusabwa kugira urunani tukaba umwe iyindi mpanuro twagomba kubaha tubasaba kubana neza hariho kuba umwe urunani mukabo urwo runani dushaka yuko mubana neza hagati yazo abagumye abanga mubabarane umwe agize akabazo undi akumube hafi amufashe nange muragira urwango mutanga akaroro keza nagira kurya abantu bategana imitego urugendo ni rurerure abagumye abanga dufashane ya nta byinshi navuga kuri ibi bintu icyo nasaba ni uko ubumwe bwanyu vurema nk'uko mwaharaniye kugira ngo igihugu mukigeze aha ngaha mukwiye gukomeza kubiharanira mukwiye gukomeza kubiharanira igihugu mukacyubaka mufatanyije wenda imirimo nyine kuyiharira nabyo ni ikibazo kandi perezida ndakumva cyane ugomba gupanura no gufungura mu buryo bw'akazi kugira ngo abarundi bose baze bisanga mu bikorwa by'iterambere no guteza imbere igihugu nabo bakiteza imbere ni naho iyo nzara wa mugani igomba gushyira mu karere ivugwamo no mu gihugu muri rusange ariko sindi mu bantu bemeza ko uburundi bufite inzara ntabwo uburundi bufite inzara kubera ko kweza turabibona uburyo mushishikariza abaturage mu guhinga ndetse n'abarundi ubwabo nabo igikorwa cyo guhinga ari umurimo wabo wakama wa buri gihe uburundi bwabaho aho rero twizere ko ibi bibazo biri muri politiki yanyu bishobora kuza gusobanuka kandi impuhwe urukundo no guhuza ubumwe nk'uko umuhisi nyakubahwa Nkurunziza yabibasabaga mu bikomezana bikaba umurage ukomeye ya banyarwanda abanyarwandakazi ibiganiro biba ari byinshi tuba dufite inkuru nyinshi tuba dufite ukuntu tuba tuvuga dushyiramo ibitekerezo byacu bidakuraho ibyawe ariko byose biba bihurira mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'abaturage n'abaturanyi bacu ya kuba naba umu activiste ukaba nawe waba undi n'undi akaba yaba umunyepolitike ntibivuze ko nta hantu twahurira dufite aho duhurira kuko icya mbere turi abenegihugu b'u Rwanda kandi igihugu ntabwo cyubakirwa ku bitekerezo by'umuntu umwe ni nayo mpamvu rero ibitekerezo byanjye n'ibyawe n'iby'uriya bigomba guhuzwa kugira ngo u Rwanda iyo mvuga u Rwanda ni gakondo yacu gakondo yacu ibe yagaruka ku murongo ukwiye kandi nta bandi bagomba kwigara ku murongo ukwiye ni twebwe FPR byarayinaniye ambasetse rero hari aho ku rubuga rwa WhatsApp mbamo ntabwo iyi nkuru nakwanga kuyivugaho kubera ko ni ibitagenda mu Rwanda urwo rubuga wazanye inkuru nziza cyane y'umugabo bita uyu mugabo bamwita ngo ni King Mashyira yavuze ijambo ryiza ngewe uko naryumvishe ngewe perisoneri numvishe ari impanuro yo kumva ko abanyarwanda tugomba kwamagana leta z'abanyagitugu leta zishingiye ku moko kuko nta kintu zatumariye nta n'icyo zishobora kugeza ku banyarwanda kugira ngo nyakwigendera Imana imuruhuko ridashira kandi aruhuke amahoro tuzahora tumuzirikana Kizito Mihigo yavuze ukuntu adashobora guhaguruka ngo ajye mu gihe cyo kwibuka kandi abakoze ayo mahano badafite umwanya wo kwisanzura ngo babe bavuga ibibari ku mutima n'icyabibatiye akagira ati nibo bari bapfuye mbere ni ukuvuga rero kandi nabo bariciwe nabo barababaye ibi bintu ngira ngo n'uwo bita Karasira uzaramba yabigarutseho aho yagaragaje ko ubwiwe nubwo yari umututsi yahigwaga ariko abahutu baramwiciye nyuma
bamaze kumwicira be sori ntabwo ari abahutu abahezanguni eh, bakoze ubwicanyi muri icyo gihe ngo baramwiciye nyuma agaragaza n'abandi baturuka muri FPR bo nabo ni abahezanguni b'abatutsi aribo nkotanyi ko bamwiciye ababyeyi kandi uwo yabitangaga ubuhamya bwe ari ukomoka mu bwoko bw'abatutsi ibyo rero byose hari nanone ijambo cyangwa se igitekerezo cya cya Kizito Mihigo mba ngomba kuba ngarukaho buri gihe ngo hakorwa ngo yirukozwemo ibyo byose rero bivuga ngo iyo King Mashyira yanyibukije byinshi numva ko abanyarwanda ubwabo bo bakwiye gukanguka bagaca ukubiri no kubaha abanyepolitiki ahubwo abanyepolitiki bakagendera ku mategeko no kubaha abaturage kandi ibi ngibi umuturage yabigeraho nimba nk'urwo rubuga bitagenda mu Rwanda rugizwe n'abanyarwanda batari hasi ya 800 bavanze b'ubwoko bwose bavanze nta kabisa kandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye buri muntu wese atangamo igitekerezo nibaza ko rero ni hafi 800 ugabanyije ku banyarwanda ni 0,0 n'ibice gutyo ku ijana ku mubare w'abanyarwanda murumva rero ko ntabwo ari bake ntabwo ari bake ibitekerezo by'abantu 800 tubihuriza hamwe twumva ukuri aho bose reka mbanze mbumvishe gakeya mubanze mwumve igitekerezo cy'uyu mugabo urumva bacuruza amagufa y'abantu ngo bakoreshe jenoside bereka yuko ibintu ureba aha ngaha abona abantu bavugira hano hafi ya bose ni abahutu aba ni abahutu bawe aba ni bo ngaho mbwira kandi ntugire ngo wenda batangiye ngo wenda ngo babuze ubutegetsi ngo bageze mu buhungiro aba ni abahutu nta kintu bajya bakora bumvikanye nk'ubwoko bwabo nk'abahutu gusa icyo nemera cyo hari igihe abahutu bashaka kwicara nk'abanyenduka bagakora ikintu cyangwa se bakicara nk'abakika kuko abahutu bafite narrative ebyiri zikomeye hari abantu bazigendesha bazifata nk'ibintu byoroshye bafite ibintu bita kike na nduka ni ikintu kitabaho ariko ni narrative kugira ngo uvuge ngo najyayo kuvuga ko nta gihari nabwo haba harimo ikibazo abahutu bashobora kwicara ari nk'abahutu bo mu majyaruguru cyangwa se abahutu mu majyepfo bakagira ikintu bakora ariko ntibashobora kwicara nk'ubwoko bw'abahutu twagikoze mu izina ry'abahutu bose ni aha ngaha rero bano bene data abatutsi birirwa bajya guhimba ibintu ngo bakorere jenoside bananiwe kubidefanda muri arusha kuko nta hantu abahutu bigeze bicara nk'abahutu b'impuzamugambi cyangwa n'interahamwe bavuga tugiye gukora jenoside tugiye gukora itsembatsemba no n'uyu munsi barambaza abatutsi ni uruhe rukiko rwanzuye ruvuga ko abatutsi bakoreye jenoside ntabwo bashobora kumbwira ntabihari kuko uwashyizeho urukiko ni UN Security Council n'uyu munsi ibyita jenoside rwanda ntabwo yabyita jenoside tutsi ababyita jenoside tutsi ni General Assembly urangwa n'abanyafurika n'abadikiteta n'abaronka wa Kagame bafashe uwo mwanzuro ariko ntabwo ari umwanzuro judiciaire byumvikane bafashe uwo mwanzuro ariko ntabwo ari umwanzuro judiciaire cyangwa se judiciary ni umwanzuro bafashe bavuga ati no reka tujye twishyira hamwe tuvuge ko abatutsi bakoresha jenoside nkikira nko guhumuriza abatutsi cyangwa se kubafata mu mugongo sibyo njye rero abandi bashaka kwereka abatutsi bavuga ko abahutu ngo bakoresha jenoside bitakunda ibyakunda rero si mu bwoko bumeze gutya bwakora ikintu muri kumwe bigashoboka nimuraze kuntu bamwe batuka abandi bakajya kanyina abandi bita abandi ingurube abandi bati perezida wanyu ni umugwagasi kandi ubwoko Habyarimana ni umugwagasi ni umuhutu kazigaba ni umugwagasi bavuga ni Habyarimana w'umuhutu si ati nzakwica undi ati nzaguca amabya undi ati nzi abo ni abahutu uku niko abahutu batekereza dushobora kubisanga mu batutsi bino bintu forget mwambabwira dushobora kubisanga mu batutsi topic zabo bakoraho bafite ibintu baganiraho njye nawe babwiye ngewe nigeze gushyira ku mbuga zabo baganira kuri topic zirenze ebyiri iya mbere ni kuri wabo Paul Kagame iya kabiri ni uko abahutu ari amashitani nizo topic baganiraho ntabwo bajya hirya y'ibyo bintu bava ku rukandagira bamaze
abakuru Kagame yabamaze bavuga ukuntu bari abatutsi biciwe za Kibuye hariya ntibajya ntabwo abatutsi bava muri ibyo bintu kuko abatutsi bakora ibintu nk'ubwoko kandi bigakunda nka cya gisirikare bashinze cya gisirikare cy'ubwoko ibi ntabwo abahutu babishobora ntazajya umuntu babeshya rwose na burya na fare ukuntu yatoranyijwe ntabwo yatoranyijwe hakurikijwe ubwoko revolisiyo 59 biriya bintu bise manifestation y'abahutu ntabwo byakozwe nk'abahutu nk'ubwoko no hari harimo n'abitwa ba Munyangaje hari harimo n'abitwa ba Sirikosito Teodore kandi Sirikosito Teodore ni umututsi nababwiye ko umwesiri wanjye komine Mushubati wategetse bwa mbere komine Mushubati cyitwa komine Mushubati day one yatanga kambi yari umututsi twakunda abatutsi ntabwo n'abahutu bajya bakora ibintu biri mu bwoko ntabwo bajya bakora ibyo bintu biba bishobora bigaragara kandi si ubushake bwabo niyo karemano muto biba bishobora ntabwo abahutu bajya bakora ikintu bahuriyeho nk'ubwoko kabone ko cyari kibina ngo bikunde igihe abatutsi babikora aha hantu agira ngo nanuza na Patrick bihindisha yumvireho abanyamurenge burya n'ubwoko buri determine kuko burya abanyamurenge bakigeza nk'abatutsi baravuga ati tugiye gukora ikintu bakagikora yabikoze yavuze ati tugiye kugikora baragikora sibyo kuko abahutu ntibajya kubyo bintu ngo babikunde abahutu babikunda iyo abahutu babishoboraga n'ubu ntabwo baba bakirwana mu mashyamba imyaka 30 no abahutu ntibajya bashobora gukora ibintu nk'abahutu ngo babe determine nk'ubwoko ntabwo babishobora yes bagerageza bakora ibiki ariko they are always not successful they are always not successful kubera ko ntabwo abahutu bakora ibintu by'ubwoko niyo babikoze abahutu bene babashima bakabisenya burya FDLR itinze hariya kubera ko isengwa n'abahutu bene wabo rwose abahutu baravuga bakayisenya bakareba bakabisenya abahutu rero basenya ibintu byabo ntabwo abahutu bajya bakora ibintu by'ubwoko urebye nko muri hariya muri za Masisi kariya gace ka Masisi hariya hatuyemo hari abatutsi b'abanyamasisi hari abanyejomba hari n'abakiraya ariko buriya uko mbona hariya abatutsi nibo nyamuki abatutsi nta n'ubwo bageze na rimwe ku ijana ahubwo abahutu nibo nabura 99% ariko ntushobora kumva abahutu bafashe umwanya ngo bavuge turi abahutu aha n'aha tugiye kuhadomina turashaka ko tugira umwe turashaka ko tuhadomina nk'ubwoko rekata ntabwo abahutu ari ibyo ahubwo usanga abatutsi bavuga ati no turiho turimo turakorwa jenoside tugomba kubategeka mwebwe muri abacakara bacu dushobora kubana tuzabica tubamare ntabwo abahutu bakora gutyo ni ikintu kiri bikwereka nubwo bano abatutsi bitwaza ngo FDL ngo agiye kuba y'urwango FDL imaze imyaka 30 masisi tugiye twumva hari umuntu FDL yari nko mututsi tugiye twumva FDL yari umuntu yambaye igikingi hari abatutsi bararakize bafite inka bafite ibikingi hari inka z'abarujugiro n'iz'abatutsi mu Rwanda zirahari nose uri mu Gashushu nari hari nose uri mu Gashushu uri mu Gashushu reba hari ahantu ari urumva hari ahantu yasize kiriya gisirikare cye iriya baza iriya bya ko zari ni mu gace ka FDL ariko FDL ntigeze bagiye kubica kandi FDL ari muzi urumva kandi FDL ifite ubushobozi bwo kubikora binagaragara birashoboka ko FDL yatanze ariya makuru ko ariko mu Gashushu ari hariya afite n'igisirikare afite n'ibiro kuko FDL ifite data zose zo mikaragata ariko nta muntu ndumva FDL yagiye kwica gusa kwa karumu yenda bikozwe cyangwa ko bigiye kubikora bagiye gusa ku bundi buryo bwite kwibase n'akarwa gafite n'uwo mututsi w'abantu hagati yabo ariko atamirije karumu atabihoye karubwoko atabikoze mu zina ry'ubwoko yaba ibyo babikora tuba tugendeye kuri ubwoko kugera kamwe cyane hano baza kuduhiga rwose ibyo bavuga tuzahitagazaga niyo bamwe bajya babikora bakagenda bakazagazaga bafite abanza twose baratwabaza kakwi mu izina ry'ubwoko bwabo ibi rero bajya babikora niyo umunsi aho tubikora kandi n'ibyo turafite kwanga ubona ahantu turi ku isi hose natwe mu nsi hari nk'abantu muri rwasi hari nk'abantu bari abasirikare hari nk'abajenerali hari nk'abagapora ariko nta n'ubu uzafata imbunda ngo agende araturanye bahumva babana hano mu buryo kandi barashoboye kuko ntabwo bajya bakora ikintu cy'ubwoko bwabo ngahe nguko banyarwanda nabyumvishe uyu mugabo King Mashyira impamvu namugarutseho yatanze igitekerezo mu by'ukuri cyumvikana turebe mu myaka 29 ishize FPR itangiye kuyobora mu buryo bw'ubunyagitugu buri official bafite irangoma bafite leta bafite u Rwanda mu maboko yabo ni ukuvuga ngo hagiye hagaragara impfu z'abantu benshi izo mpfu z'abantu benshi hazagamo abatutsi bavuga ngo barihorera bakagenda bakakora
ibitero by'ijoro bakica abantu bakomokaga mu bwoko bw'abantu benshi barapfuye intambara ikirangira, abagabo bakomokaga mu bahutu bakicwa, abandi abana babo bakagenda bakabica. Ngira ngo byaranavuzwe cyane ibitero byagiye bigabwa no hanze y'igihugu, aho basanze nka ba Sendashonga hanze muri Kenya bakabarasa. Ariko icyo nagarukagaho hano, ntabwo habuzemo n'abatutsi bandi b'intwari batigeze bajya muri ibyo bintu bakabirekera agatsiko kugira ngo bitandukanye n'ibyo bintu biri kuba. Twagaruka nko kuri Muza Karasira uzaramba, twagaruka kuri uriya wari umuvugizi wa FRN we bitaga generali Sankara uriya yagaragaye niwe muntu ukomoka mu bwoko bw'abatutsi kandi wari wakorewe jenoside mbese w'umucikacumu, wagaragaye no mu bitero, wagaragaye mu ruhando mpuzamahanga ku isi hose adekarara intambara ku Rwanda arwanya FPR Inkotanyi, arahaguruka aba n'umuvugizi w'ingabo za FRN. Muzi ibihangano yagiye ahimba yamagana ubwicanyi bwa FPR, ubwicanyi bwa Kagame, aho yavuga ngo nawe uzabukumbura, icyo gihangano kirahari. Tunavuga ko uyu mugabo ndetse hari n'uwahoze ari umuvugizi wa Victoire Ingabire, iri shyaka ryiwe rishyashya, umuvugizi wiwe wa Darifa Umurinzi, bitaga Uwamahoro Jean, aho yaje kwicwa, twavuga ko nimba yarishwe nimba yaraburiwe irengero, muzi ukuntu yabaga muri farije, afashwa na farije, ubwo ni iriya gurupe ifashwa, yafashwaga mu buryo bwo kwiga. Yaje gukurirwaho amafaranga, aratotezwa ku buryo bukomeye, uriya muhungu biba ngombwa ko ashaka gutoroka igihugu, guhunga arebe ko yabona amahoro, kuko yari amaze kugaragaza hanze cyane ko hari udutsiko tw'abantu bashaka kumwica. Ibi bintu byigeze kuvugwa n'uwo bitaga Bizimana, uyu nguyu Bizimana uyoboye farije, uyu mugabo uyoboye ririya tsinda ry'abacitse ku icumu, bakomeje mu kwibasira no kwica abanyarwanda batavuga rumwe na leta, ariko barabanza bakafata, nimba ubonetse ko utavuga na FPR rumwe na FPR Kagame utamushyigikiye, barabanza bakagufata muri ako gatebo k'abanyepolitike, k'abantu baharanira ubwigenge, ubwisanzure bwabo, bamagana akarengane, bakakukuramo bagahita bakwinjiza mu gatebo k'abantu bapfobya jenoside. Aho kanya hari itsinda bafite ry'abantu bagomba kubica no kubaburisha irengero no kubakurikiraho muri hose. Tuzi benshi cyane bagiye bakurikirwa no mu mahanga bagahigwa bagashyirwaho amafaranga menshi cyane, aho bakurikiranye uyu Nuza General Karisiti Sankara, aho bamukurikiranye kubera ko yari yaradekaraye intambara n'ishyaka n'umutwe yari afite wa FRN, adekarara intambara ashaka ko guzana impinduka, ahubwo baje kumufata bakoresheje amafaranga menshi, baramushimuta iyo mu birwa bya Mayotte, aba ariho bamukuye. Ubu ngubu ntituzi aho yaburiwe irengero. Uyu muhungu nawe agarukagaho Jean, wari umuvugizi wa Darifa Umurinzi, aho yaje gushimutirwa muri Tanzania. Ubu ngubu ntawe umenya ahari. Aba bantu b'abacikacumu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, abanyarwanda bakomoka mu bwoko bw'abatutsi badekarara ku mugaragaro ko bamaganye FPR, ubu hariho agatsiko gakomeye cyane ko kubahigisha butware no kubagirira nabi, ndetse bafatwa nk'abanzi bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rero ibi bintu, niyo mpamvu abanyarwanda bakwiye kuba maso, kubera ko aka gatsiko nta muntu kagomba kugirira impuhwe, nta n'uwo kazagirira impuhwe n'umwe. Reka turebe Karisiti Sankara, muribuka ko yafunguriwe rimwe na n'uyu mugabo Paul Rusesabagina. Ejo bundi igihe kiranditse uti uyu mugabo Sankara ntabwo arimo agaragara
imutobo aho agomba kugororerwa mbere yo kugaruka mu buzima busanzwe. Ariko turebe ibintu bitatu bishobora kuba cyangwa se bigera no kuri bine turebe bishobora kuba bigaragaza ko Sankara ashobora kugaragara mu Rwanda ari muzima, yaba ari amahirwe akomeye. Uyu mugabo icya mbere na mbere murabizi neza ko umuntu FPR cyangwa se Kagame yatunzeho urutoki, aramutse akuvuzeho uhita ubura akazi, ubura inshuti n'izo mwagiranaga n'abavandimwe barakuboroka, batangira kuvuga ko badashobora kuvugana nawe kubera ko ubutegetsi bwatangiye kureba nabi. Uyu mugabo muzi neza ko FPR niwe mututsi wa mbere, kambivuga gutya wenda mbivuge mu izina ryabyo, niwe mututsi wa mbere wagaragaje kwamagana aka gatsiko, akajya akanadekarara intambara hamwe na gurupe ya FRN bano barimo baharanira impinduka mu Rwanda, nabo turanabasuje aho bari cyane, urubyiruko rwa FRN aho muherereye mwese aho ngaho mu mbibi zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, mukora uko mushoboye ngo murebe ko ibintu byazatungana. Niwe muntu wa mbere wahagaze yemye aba umuvugizi wabo, adekarara intambara kuri leta y'u Rwanda, akomoka mu bwoko bw'abatutsi ndetse akiyongera ko ari umucikacumu. Aba bantu rero bakagerageza kugaragaza ukuri kose k'ukuntu FPR Inkotanyi irimo ibeshya, itwara ifata nk'aho mbese igendera ku mbago. Imbago urabona igicumba gifata imbago kugira ngo kibashe kugira. FPR yicumbagirisha jenoside, ikicumbagirisha abatutsi kuko aribo bagiriwe ubwicanyi bw'indengakamere, nubwo abondi mu bundi bwoko byabo bikiri ukuntu, ariko tugashimira n'ibihugu by'amahanga bigenda bigaragaza ko jenoside ari jenoside de Rwanda. Ndibaza ko ni agatsiko gato cyane ka FPR Inkotanyi gakubiyemo n'abantu b'amoko yose bakiri mu gufungisha iyi jenoside, bakayikomeza kwita n'inyito itariyo no kuyigira iyabo kugira ngo bagumye batsimagaze, bagumye bakandagire ubu burenganzira bwa politiki mu Rwanda no kugumya gufunga abanyepolitiki no kugumya kubabuza amahoro. Ntabyo rero najya gusobanura, ni birebire, ni byinshi. Kasene Amahanga ndamwibukiraho ikintu kimwe cyo nasorezaho, yavuze ko abanyarwanda bakwiye kunga ubumwe, iyo bagiye mu bintu by'amoko no kwitandukanya ko bibagirwa ikintu kimwe. Hari abibagirwamo cyane, ari bo abana bavuka muri ayo moko yombi, bafite amaraso muri ayo moko yombi. Rero yari yarafashe igikorwa cyo kugira ngo abahuze, abashyire hamwe, abakore n'umuryango mugari ari wo abaryankuna. Nababwira ko iri shyaka ry'abaryankuna cyangwa se umuryango mugari ntabwo uzazimira, nubwo Kasene Amahanga tutazi irengero rye, muribuka ko yashimuswe mu mwaka wa 2021 nko mu kwezi kwa 10 gutyo, aburirwa irengero. Birashoboka ko yaba yarishwe nk'uko abandi bishwe biragenda bicwa, baburiwe irengero. Bavugaga uno muvugizi wa Victoire Ingabire ari we Mahoro Jean, mbere navuze ngo uw'amahoro, oya ni Mahoro Jean, yaburiwe irengero, kimwe nk'uko Karasiye n'amahanga baburiwe irengero. Ni ibintu bijya gusa mu buryo bwo gushimuta abanyarwanda. Niyo mpamvu nababwiye ni abana cyangwa se urubyiruko rudafite aho rirebwa n'ibi byaha bya jenoside no kubatekamo ingengabitekerezo, bafite aho bahuriye no kuba barabuze ababo. Abo bantu iyo badekaraye kwamagana FPR Inkotanyi bahigishwa uruhindu, bamenwaho amafaranga, bakamenwaho agatubutse ku mutwe wabo. Niyo mpamvu rero ntashobora gushidikanya ko uyu muhungu Kasene Amahanga yaba akiri muzima, abaye akiri muzima, ubwo Imana izakora ibyayo tumubone. Ariko ibikorwa bye yatangije ntabwo bizibagirana, barahiriye imbere y'Imana, ntabwo byakwibagirana, kuko abaryankuna igitekerezo cye cyubakaga abantu benshi, aho yarebaga urubyiruko cyane ruvuka muri aya moko yombi rutitabwaho ndetse
abanyarwanda mugerageza kwiheza mukumva ko badahari. Kandi nyamara impande zombi zishyamiranye, urwo rubyiruko ruruzivukamo. Rero niho yagerageje kurushyira hamwe, agerageza kuzamura ijwi ryabo. Nizere ko abaryango na TV n'abaryango na officially na Forum n'abanyepolitike bagomba kuzajya bagira igikorwa cyo kwibuka ibi bitekerezo bya Kasiyeni Amahanga, bakagerageza kubipushinga bikagera hejuru. N'abaaktivisite, abantu aho bahuriye n'ubumwe n'ubwiyunge, nabo bakagerageza kuzamura no gupushinga igitekerezo cya Kasiyeni Amahanga. kandi nguko banyarwanda banyarwandakazi, ibiganiro nakagaruka hano ku Impuza TV. Nabasabye ko rwose ku bufatanye namwe, nawe ukora wumva ibiganiro byacu, ko wakora subscriber, mbese ukaba washaringa tukava ku mubare w'abasubscriber 500 byibuza tukagera ku gihumbi, kandi twabigeraho. Ni ukuvuga ngo nimba ureba ikiganiro muri buri muntu akakireba, ukirebye ukagihereza abantu 5, muri ba bantu 5 nabo ukabasaba kuba bagihereza abandi bakora subscriber ku bandi 5, murumva ko babaye 10, ugakuba kuri 5 tayari tuba tubagira igihumbi. Igihumbi cyaboneka kubera ko 5 kuba 5 tayari twaba turimo tuzamuka muri balance. Uru rubuga rwa YouTube ruba rukeneye kugira ngo iki kinyamakuru kibashe kwihaza no kwitunga mu bintu byose. Ikenerwa ni byinshi, ariko tubagirwa comment, ibiganiro byanyu, amakuru, kugira ngo dukomezanye. Iki ni ikinyamakuru cy'abaktiviste, ni ikinyamakuru cy'urubuga rw'abanyarwanda ba rubanda rugufi, kurebera hamwe cyane cyane ku bibazo by'ubuhunzi n'impunzi. Turi muri SADC, Malawi, Mozambique, South Africa, Zambia, Zimbabwe, tugahurira hamwe. Abo muri Malawi, muri Burundi, ngaho reka tube tubana neza. Twizere ko mu mirimo yanyu aho mwicaye muba mugomba kumva ibiganiro byacu. Wowe ucaye mu iduka, wowe uri hehe ugafata umwanya kukumva, turagushimiye cyane. Tunakurikiza kandi amategeko muri Malawi. Imiryango ubu ngubu officially imiryango 80 imaze kugera mu nkambi mu rwego rwo kubahiriza amategeko, kugira ngo hataza kuza kubaho guhutazwa. Ari nabo twasaba abandi baba batuye cyangwa mwaba mukorera mu ma area ahantu hagiye hatandukanye, ukwiye kubanza kumenya umutekano wari usanzwe ufite. None umunsi rya tegeko ryashyizwe mu bikorwa bizagenda gute? Tuzi neza urubyiruko n'abaturage ba Malawi ukuntu bafite freedom irambuye cyane mu buryo bwo kuba batubaha abanyamahanga, batanadukunda, dore ko ngo ni ba Burundi baba bumva ko imitungo yabo bagomba kuyisahura. Rero mbere na mbere ubanza umenye iki, wari ufite umutekano ungana gute, wizeye gute nyuma y'aho iri tegeko riza kuza gushyirwa mu bikorwa, kuko haraza kuzamo udutsiko tw'abenegihugu n'abajura n'abicanyi, ari nawe FPR ihera ko ishobora kwica umwe muri mwe, kwica umwe mu mpunzi, bakitirirwa ko ari agisida yabereye mu busahuzi bwabo benegihugu. Ibyo byose tugomba gufungura amaso tukabireba kare kare. Ndahari nguko rero muri Malawi, turasubira mu Rwanda, Amerika, hehe abantu mwese, cyane cyane nko muri Amerika nibwo wenda baracyari mu gitondo bitewe n'uko ikiganiro turimo tugikora izi saha. Ariko igihe uzabonera ikiganiro nawe tuba tugushyigikiye mu bintu byawe uba urimo, kandi natwe tugusaba ko wadushyigikira ku Impuza TV, tukareba uburyo gakondo yacu, tureba ukuntu tuzayibohotera, tukareba uburyo twubaka gakondo. Kubaka igihugu biba bisaba guhera mu mutima yacu no mu maraso yacu. Mureke rero tubanze twomore ibikomere twatejwe n'iyi leta, ibikomere twatejwe n'imiyoborere mibi, noneho tugarure. Kandi n'ahandi bizomukira ni ukugerageza kumva ibitekerezo byanjye n'ibitekerezo bya mugenzi wanjye, gutyo gutyo, ndetse n'icyawe ukakibona tukacyumva, tukomorana, maze ubundi tukubaka u Rwanda ruzira umuze, u Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rugatera imbere, rugatengamara muri byose. Nta bindi rero, iyo gakondo yacu, izo nzozi, urwo Rwanda, iyo gakondo ituri mu nzozi,
muze tuyipfundurire rubanda, tuyipfundurire amahanga, muze dufatanye tubereke ko abanyarwanda officially apana biriya by'agatsiko nirirwa bavuga ngo u Rwanda rw'abanyarwanda rw'agatsiko, u Rwanda rw'abanyarwanda bamwe b'intoranywa, aho tubona mu itorero ry'igihugu bagomba gupima abana b'u Rwanda bagomba kujya kubyina no kugaragaza umuco w'abanyarwanda, bagomba kubapima uburebure bifuza, indeshyo bifuza, ibyo bintu by'ivangura. Ntabwo ubutaka bw'u Rwanda bwagiye kutwemera kutwibaruka bushyizeho ivangura. Niyo mpamvu iryo vangura ry'agatsiko rya FPR Inkotanyi turyamaganye, turaryamaganye. Rero nta handi ugomba kubyamaganira no kuza njyewe nawe aho uherereye hose kuri uyu mubumbe, tukashakisha uburyo bwose gakondo tugomba kuyisigasira no kuyivana mu maboko y'abicanyi, mu maboko y'abadigiteta, mu maboko y'abagizi ba nabi hakiri kare. Okay, ngaho naha kagaruka mu biganiro byacu, turi kumwe uko byamera kose.